ituro ryagenewe abakene. Nyuma y'iryo turo twakire umugisha w'Imana. Kristo Yesu akuzwe. Hashize iminsi mike dutangiye igisibo, ndetse iyi nzira y'umusaraba ni iya mbere muri iki gisibo. Mu byo tumenyereye nk'inkingi zo muri iki gihe, tuzi ko tugomba kwigomwa, hanyuma tugasenga twongera isengesho ryacu, ubundi kandi tugasangira. Mu kwigomwa tugira, twigomwa ibyo dufite kugira ngo tubashe kubisangira n'abandi. Ntabwo niba ufite bigutunga ukaba wasiba wigomwa, ntabwo ibyo uretse gufata uyu munsi ubibika kugira ngo uzabifate ejo cyangwa ejo bundi, ahubwo ufata kuri bya bindi wagombye gufata ukabihereza abakene. Niko gusiba, niko kwigomwa. Ikindi, kongera isengesho. Isengesho tugomba kongera ni igihe cyane cyane twisabira twebwe ubwacu, turisabira kugira ngo duhinduke. Kuko mu kwigomwa, twigomwa cyangwa se dusiba mu buryo bubiri. Dusiba bimwe mu bitunga umubiri, ariko hari n'ukwigomwa cyane cyane kuri roho. Muri iki gihe cy'igisibo ni umwitozo tugiye gukora. Igihe cyose witekerejeho, uzajya ureba bya bintu bikugora mu nzira yawe y'ubukristo, za ngeso mbi zakubayeho akarande, ya magambo mabi uvuga ukunda kubwira abandi ukabababaza, ndetse n'ibindi ubona bidashimisha Imana. Ahanini ibyo ngibyo nabyo turabyigomwa. Iki gihe cy'igisibo ni igihe duhabwa cyane cyane kugira ngo turebe bya bindi byose, hanyuma dushyiremo imbaraga zo kugira ngo tubihagarike. Ahanini nyuma y'igisibo tugira amahirwe, igihe twatangiye tubyigomwa bikarangira tubiretse burundu, maze ubuzima bwacu bwa gikristo bukarangwa n'urukundo koko ruranga abakristo. Ishyari wenda wagiraga ukaryigomwa kubw'amahirwe rikarangira. Umujinya wagiraga kubw'amahirwe ukarangira, n'ibindi ushobora kugira bituma Sekibi akubona urwaho. Ibyumweru bigize ikihe cy'igisibo, nyuma ya buri cyumweru uzajya ufata igihe use nkaho uri kwisuzuma, urebe uvuga uti niba nagiraga umujinya kuri 90%, ese nyuma y'uko mfashe iyi gahunda yo kwigomwa no guhagarika iki kintu ngeze kuri kangahe? Uzajya ubasha kwisuzuma uko ibyumweru bigenda byiyongera, kandi nawe ushyiramo imbaraga nyinshi, nawe uzajya ubasha gutsinda icyo kintu. Ariko nk'uko nabivuze, ikizagufasha ni isengesho, kuko muri iki gihe twongera isengesho, ariko cyane cyane twisabira. Hari igihe tuvuze gusenga duhita twumva dusabira abandi, tugasabira abavandimwe bacu bitabye Imana, tugasabira abagome n'abarozi n'abagambanyi n'abandi babi, ariko twebwe tukiyibagirwa. Igihe cyo gusenga iyo kigeze, na wa mugome asabira abandi, kuko we ntabwo aba yiyizi. Twebwe rero muri iki gihe cy'igisibo
tukongera isengesho twebwe ubwacu twisabira, cyane cyane dusaba guhinduka, kugira ngo bya bindi nahoze mbabwira tugomba guhindura mu mitima yacu, tugomba guhindura mu migirire yacu, tubashe koko guhinduka kugira ngo iki gisibo nacyo kitazadusiga uko cyadusanze. Kandi tugomba gusiba, cyane cyane tugasiba ziriya ngeso mbi na biriya byaha ndetse n'imizi yabyo ituma tubangamira abavandimwe, bityo tukaba tubangamiye urukundo. Nguko uko tubaho mu gisibo, ngiwo umwitozo tugira mu gisibo. Ndabifuriza kuzagira uwo mwitozo uwanyu, kandi Nyagasani azababere ikiramiro, maze mu isengesho ryanyu muzagira musenga cyane cyane mwisabira, Nyagasani azabiyereke iteka. Nyagasani Yezu nabane namwe.